umukino wo bari mu kibuga bamaze kwinjira muri politike noneho uyambuye iki uyambuye politike yo hanze y'ikibuga igiye gukuranga imikorere igiye gukuranga muri politike imikorere igiye kundanga uri umukinnyi wa politike ukina politike nuvuga ijambo gukina ndi kwirinda yuko wampuza n'amagambo abandi bakoresha ndi kwanga yuko umuza n'amagambo abandi bakoresheje abantu bagahita bambona mu mbone y'ubango ngo buriya Mutabazi ndaje muri politike aje kuyiga ni byinshi bazakubwira Reka tubasuhuze kandi tunabaramutse tubifuriza ibihe byiza abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com uko bisanzwe n'undi turi mu kiganiro uruvugiro aho twatumiye Apotre Mutabazi. Apotre amakuru y'imezi na mahoro ni meza Gicumbi aho nsigaye ntuye habara akayaga keza n'ibyo kurya biri fresh. Kigali wayivuyemo byari ngombwa ariko ntabwo nayivuyemo burundu kuko turetse n'itegeko nshinga rivuga ngo umunyarwanda yemerewe gutura aho ashatse. U Rwanda ni igihugu uva i Kigali ukajya Musanze ukagaruka Rusizi ukagaruka Ibyumba ugasanga ubuzima bufite uburyohe bujya kuba bumwe bitandukanye wenda nuko wajya Kongo wajya Kinshasa wagaruka wajya handi mu yindi area ugasanga byanakubora kwemeza ko ari igihugu kimwe urimo. So rero by'umwihariko none Ibyumba ni urugendo rw'imodoka y'isaha n'igice. So rero hari byinshi bimaze iminsi bibaho muri media bihurirana nuko abana bari bagiye kujya kurikirana amashuri yabo Ibyumba ko wenda gukoresha amahomo akabana byari bitangiye kugaragara yuko madama bishobora kundusha. Yego aravuga ati reka ntwara abana kubera ko yazaga rimwe mu cyumweru afite off. So muri icyo gihe cyo kugenda rero bijyana n'inkubiri yayisiza arambwira ati ariko nawe buje tube tugiye ufata igihe cyo gutekereza neza kurefreshinga neza wenda uzabone kuba wagaruka muri Kigali. Avuga ati none urasigara mu nzu y'Ibyumba 5 harimo n'amezi menshi twishyuye tutari twakarangije kugira ngo wenda ngo kwa kundi umuntu yishyura amezi menshi imbere. So tubwiranye n'inzu turagiye hari harimo nk'ukwezi kumwe turamugana ko gusigarane kuko turagutunguye then turamuvinga ariko Byumba hamfashe neza tubanye neza n'abayobozi bahari ndakukurumvura hagera bakabwira abayobozi nje gutura hano usanzwe uri n'umuntu uzwi nabo wenda basanzwe babana n'ababyeyi bawe ariko bakavuga bati none nawe urahari tu mu baturage dufitura urimo. Wamaze kwiyanzuza muri Gicumbi imodoka yanjye parika kuri office iri hidarapo urumva ko ni ibintu byiza. Ariko Mutabazi nanone harimo impinduka muri Bwiza kera derukana akirimo ibintu byinshi derukana ukijya kujyana ibaruwa ku nteko kuvuga ngo usaba Baba Watayiko president wa Baba Watayiko urumva haciyemo iminsi. So hagati aho rero haciyemo byinshi bitandukanye bimwe bikagenda bikuvana ahantu hamwe bikugeza ahandi biguha amasomo amwe n'ibindi biguha andi masomo. Rwa rugendo rero rwiza cyangwa se rushimishije kwa rugenze kandi azi icyo ashaka. Noneho ubungu icyo gihe nashoboraga kuza ukabona mu mboni ya Apotre ikindi gihe naza ukabona mu mboni y'umuntu wa showbiz bisanzwe kanjyana kuri biriya na biriya mukanya nkaba umusesenguzi ariko maze iminsi ntangarije abanyarwanda ko noneho ndi umunyapolitike. Reka nkoresha iryo jambo ariko nanone nkabanza kurisegura no kurisobanura kuko mu Rwanda uburyo ryakoreshejwe iyo umuntu atari muri leta atari mu mashyaka runaka akavuga ko ari umunyapolitike usanga bihita bigira indi nyito rwose nge ntajya nkunda ntajya nanemeranya nayo. Nimba ari wenda byaranaturutse muri politike zo hanze iyo u Rwanda n'iy'u Rwanda ifashoninze ku buryo bw'u Rwanda ku buryo ntekereza yuko rero Mutabazi navuze ngo ngende umunyapolitike wemeranya na leta inshuro 100%. Bivuze ngo nicyo nakora cyose donc hari ukuntu murahita ngo none si mirongo yawe niye nta mirongo nzanye
donc ndi umuntu kuko ubaye umunyapolitiki ubundi ugomba kuba ufite agenda yawe ni ukuntu twarangije kubyishyiramo ni ukuntu twamaze kubyishyiramo ahubwo njye naravuze ngo nkuko n'ubundi abantu bavuga ngo umunyapolitiki ndavuga no it's okay nimba umuntu antekereza nk'umunyapolitiki yajya kunyataka akanyataka nk'umunyapolitiki so birakwiye ko nanjye nitwara nkawe ariko nanone bigasobanuka umbajije ngo umurongo nakubwira ngo umurongo wanjye no gutsindagira no gushimangira umurongo usanzwe uriho watowe n'abanyarwanda nimba tuvuga ngo 2050 vision ni ukugira u Rwanda rufite ubukungu bwubakiye ku bumenyi n'ikoranabuhanga njye noneho mutabaza aho ninjira muri politike ni ukuza gutegura ubwonko bw'urubyiruko ku buryo bwazashobora kwesa uwo muhigo byanashoboka prediction twari dufite cyangwa se icyerekezo twari dufite aho kwesa imihigo 40 cyangwa 30 cyangwa 70% nkuko dusanzwe tuzi iyo twese imihigo ku bintu bitandukanye tukaba twanageze 140%. Donc tukarenza na hahandi twabonaga mwebwe nabande kuko urumva iyo hariho policy habariho n'aba implementers cyangwa kuko ari policy makers akenshi nibo bahedinga bakavuga ati turashaka kugera kuri ibi noneho babandi bakabafasha kubigera wowe uravuga ngo mwari mufitiwe nabande iyo mvuze ngo twe n'abanyarwanda bose kuko urumva njye uburyo mbobonamo cyangwa se nzakoramo ntago ari uburyo buza ngo hari ikintu gishya nzanye ahubwo nukuza nkareba igihari nka definise uruhare rwanjye muri icyo gihari yewe najya no kugikora nkabanza kubaza abagihedinze kuko ari bo bari ku ruhembe kugira ngo kitabusanya kugira ngo kitaza kigiye gukubita hasi umurongo usanzwe uhari mu by'ukuri rero navuga ngo navuze ngo sindabona izina nabyita ariko navuga ngo ni umunyapolitike wemeranya na leta 100%, ugomba gukorera mu murongo ufite ishyaka ribu kuko akenshi uri umunyapolitike urumva nina nakubwira ngo leta irimo amashyaka menshi urumva ngenje kuvuga ngo imirongo ihari kubatsinze amatora mu buryo bari parti muntu za n'ungewe ndazamo urumva umurongo uhari uyu musa none RPF niyo moteri ya guverinoma uje nk'umunyamuryango wa RPF uje nkandi ntago nta shyaka urumva niba uvuze ni mirongo ihari imihari myinshi nta shyaka ndabasha kubonekamo donc umurongo byanga bikunda nubwo amashyaka agira agenda zayo ariko twemere ko igihugu ntago kiyoborwa na agenda nka 300 byanga bikunda nimba bavuze ngo birakorwa muri ubu buryo cyane cyane executive none icyo gihe nkavuga ngo ese uruhare rwanjye ruraburuhi icyo gihe bya bindi uri gukora nukorana neza n'ubuyobozi reka mvuge ngo mu mupira haba harimo abakinnyi bari mu kibuga hakabamo n'abandi bari hanze y'ikibuga bashobora kuza mu kibuga cyangwa umukino ukarangira bataje kuko bigenwa na coach wenda n'abadirecteur technique bazi iby'umupira bashobora kubindusha ariko nta muntu n'umwe ushobora kuba ari hanze y'ikibuga ngo we ubwe yigenere kukinjiramo ku kibuga harimo abahungu barengura imipira mutabaza ushobora no kumushyira kuri uwo murongo buriya bari abahungu barengura imipira ushobora gutekereza yuko ubwo nimvuga ikibuga wumva ikibuga cya politiki ushobora gutekereza yuko nta mumaro bafite ariko umukino ushobora kuba nabi ndetse ukanahagarara bari abana barengura imipira babaye badahari ubwo nimvuga bari abana hari na za security harimo elema nyinshi tuzi neza yuko umufana abona mugiye kubatsinda agaterukira mu kibuga nta kindi kintu umusifuzi yakora keretse guhagarika umupira so hari abantu rero usanga wenda nko mu gihe utaravuga ngo ukureba abone ko ukwiye cyangwa se ukenewe muri icyo kibuga ariko ukabuzi neza ko ku migendekere myiza y'umukino muri rusange ufite uruhare rwawe wa mwana ufata umupira umukinnyi ashobora gushota umupira ukajya mu bafana bagafata uri umupira bakawurengura bakawushyira mu kibuga wamara kugera mu kibuga umufana urakaye cyangwa se ubona bagiye kubatsinda agahita afata urupira akarwoherezamo ku bantu bazi iby'umupira wa football rwose umusifuzi ahita ahagarika umupira kuko ntabwo imipira ibiri yaba mu kibuga at the same time so rero abo tuba tubafite ukabona dufite umurongo kandi mwiza ariko ukabona babandi nyine bavuga ngo mudufungure ikibuga cya politike byumvikana ko nabo bazi ko bari kugikinira hanze ariko ikibazo si ukuba hanze y'ikibuga ikibazo ni ukuba hanze y'ikibuga ushaka gusabota umukino ushaka gusabota abari mu kibuga noneho nanone babantu bari mu kibuga politiki itandukanye na football ko football ifite
igipimo ntarengwa abantu batagomba kurenga bavuga n'abakinnyi 11 mu kibuga. So n'umusifuzi wa 20 ubwo wa 23 uwo ari 22. So tuborumva iyo yinjiye mu ndi muntu wa 25 ahita abamo ikibazo gikomeye. Ariko politiki ni ikivuga ubundi kigomba gukora gifunga kuko wari wese arayikina n'utayikina yibamo kuko nta n'umuntu utamuri ikibuga n'ubundi kiba gifunguye. Ariko urabona mu bantu bari hanze y'ikibuga harimo wa mukinyi umusimbura tumwite Mutabazi. We uraca mu nzira n'ubundi z'amategeko y'uwo mukino kugira ngo abone kwinjira muri icyo kibuga. Naho yabishaka atari buze guca mu nzira z'akavuyo. Hakabamo na wa wundi wigize umuhuriga wisizingwa agagereka ibindi bintu kandi akaba yumva adashaka kugendera ku mategeko y'umukino. Donc we arashaka kumera nko kuvuga ngo mbizi neza ko niba mutanashaka ko nza mu mukino ninjugunyamo igipira cyangwa se nkinjiramo cyangwa nkajugunyamo ikindi kintu nta kindi muri bukore keretse guhagarika uwo mukino. Donc akaba ashaka gusabota wa mukino. Aho ngaho ni nko gushaka kuvuga ngo Mutabazi nari nshatse kugaragara kuvuga ngo ntago ndi bwongere kugaragara muri showbiz. Ntago ndi bwongere kugaragara mu busesenguzi. Ahubwo ku bintu bihari mbona neza umurongo bifite. Nk'urugero hari ikintu cyane cyane nkunda kugaragaramo kandi nzagaragaramo noneho mu buryo ko ari byo baboneka mu bintu byinshi ariko nuko ngo ngiye selectively ngiye kuboneka mu kintu kimwe. One ni ugufasha abantu nkuko ntangiye kubisobanura bashaka gupenetrate umukino. Abo bantu wenda tuba dufite uyu murongo bakaza bawunenga bawusenya ariko bishingikirije ku binyoma ndetse no vango hari abaturage batari aware cyangwa se badafite awareness ihagije ku buryo nitubavangamo amakuru abashyushya umutwe biroroha yuko bagumuka kuko hari abantu hano bari gukora politiki yo kugumura. Njya mbibona ari n'abantu basigaye bakoresha ayo magambo bavuga n'icyo z'u Rwanda dusigaye turwose igitimo kigenda politiki yo kugumura uvuze iki Mutaba urugero rutoya rwihuse. Ndagwa nk'urugero hari umuhungu wabikoze kuri channel imwe wenda reka myite ngo kwezi ariko nta muvuga kuko ndashaka ko yisubiraho mbona akiri muto. Yakunda gutanga urugero ruganisha kuri Uganda ariko nge nkabibona kari kuvuga u Rwanda. Bati subona hakorwa iki nyine kugira ngo ibyo bintu uvuga mpireno tike bitatera ikibazo atoyate babasaza ati abaturage bagomba ko ndavuga ngo niba ari gusimbuka koco ati Museveni abagandi bati musimbukanya ariko kumva ko we mu buryo imvuga ari kwikoresha we ari gushaka kumvisha abaturage yuko nimba yamaze kuba president Senare yo kuvuga ngo turi nabi cyangwa se Afrika turi mari bale ariko proposition ye y'icyakorwa akakubwira ngo nuko aba basaza bashyizweho n'abazungu. Ubwo ndi gukotinga imvugo ye ngo nuko ngo habaho kugumuka ngaho gukaza iryo jambo akarivuga openly like that. So mu byukuri hari abantu bashobora kuba bari kumwumva ibitekerezo bye bikaba bisa naho babyakiriye bagatangira kujya muri ya psychology yo kuvuga ngo ubaze muta abazungu tobe igisubizo no kugumuka igihe Afrika bari mu bukoroni. Ariko se koko igisubizo nuko muri Afrika tugira abaturage bagumutse ugumuka ariko se babonye revolution gute? kuko reka ngo urugero rumwe biterwa n'icyo washaka. Nk'urugero uyu munsi none muri Kongo abakongomani batinya kuvuga ko mu metro umutwe w'iterabwoba ariko se koko mu metro umutwe w'iterabwoba kubera ko niyo mvuga igezweho ku isi barakwita umutorisi. Reka nse nukomeza muri ubu buryo urumva ubu ngo yavuze iyi mvugo ye mu kanya ukajya kubona ukabona hari undi muntu wenda tuvuge umumama ageze mu Rwanda yowe FDU inkingi. FDU inkingi ntangiye kwinteresaho muri no minsi cyane ubwo nasangaga isa naho ibusanya n'igitabo nanditse iki gitabo mfite cy'inkotanyi mu mboni y'abato. Nge nkavuga nti kubijyanye n'urwibutso rw'abahutu biri illogical ntago rukwiye nta nubwo rukenewe kuko icyo gihe waba ugoretse amateka reka mvuge ngo amateka ya jenoside yakorewe abatutsi 1994 ndetse waba wihakanye unayipfobeje. Mu busobanuro bwanjye nkavuga ngo jenoside yakorewe abayahudi reka twiyirefereho kuko iyo urimo ukora research ugira hypothèse ariko ugira n'ama reference. Wenda tutajya ku gitabo cyawe Mutaba kuko ndose turajya wenda shaka gusa nukomozaho ngaruka nge naravuze nti jenoside yakorewe abayahudi yakozwe n'abanazi. Abanazi bakomokaga mu bwoko bw'abadage cyangwa se mu badage ariko ntabwo wavuga ngo abadage bose n'abanazi
twaza kubireba mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi nkuko yahari yakorewe abayahudi ariko yakozwe n'abandi n'intera hamwe n'abasede n'abandi wenda ayo mateka igitabo cya Bizimana njya bisomamo kugira ngo mbibetirize neza ntago ndi umuhanga w'ayo mateka ariko tuzi ko hari agace kakoze iyo genocide dukunda gukoresha muri mwe tuvuga ngo ni intagondwa z'abahutu ariko ntibabona abahutu bose bakoze iyi genocide ariko nanone ninkomeza iyo research yanjye nkaza kuvuga ngo uyu munsi abadage bose basabye imbabazi abayahudi ese nuko abadage bayobewe yuko abadage bose atari abanazi kabiri havuga ngo jenoside yakorewe abayahudi ijya guhagarikwa ntihabuze umudage ndavuga umusivile simvuga abari mu gisirikare cya Hitler ntihabuzemo umusivile waba waraguye muri urwo rugamba cyangwa iyo ntambara yo guhagarika iyo genocide ese uwo mudage yabarashyiriyeho urwibutso nkahita ngaruka rero nkavuga ngo nimba nta rwibutso rw'abadage rubaho muri jenoside y'abayahudi nta n'urwibutso rw'abahutu rwabaho donc nkuko nta n'irimbi ry'intwari z'abanazi rizamo donc aho muri ibyo byose nkagenda mbikurikiranya mvuga ngo noneho rero umuntu waje ku Gisozi umumama waje ku Gisozi ngaje gukora politiki aje kwiyamamaza asunitswe n'abazungu baturutse mu Buholandi na n'uyu munsi bakaba bumva bakomeza kumutera izo nga mu bitugu ariko aba bazungu ntago baza amateka y'ibyacu aba bazungu nkuko tubizi neza abazungu bari indwara batarakira kumva ko hari umwirabura ari second class citizen ari umuntu ariko nanone wa class iri hasi bivuze ngo we umuntu uje kurasa World Trade Center yemerewe kumurasisha drone arizo bahiri bamurashije drone ariko wowe uwarashe Nyabimata baramwita freedom fighter baramuryama hejuru baraza kumuvugira mu buryo butandukanye ukabona ko ari nko gusuzugura mwebwe bibyabo na amahitamo yabo mwebwe iby'iwanyu nimba munakoze amahitamo mugomba kuyadraftinga mukabaha bagakora correction as if you don't have a mind ntago mumeze nko mudatekereza bagomba kubatekereza ibintu nk'ibyo none ndagaruka ndabango ahangana niho vuga iki ni wango nje Mutabazi ntabwo nimba FDL inkingi nabonye na RNC yarabigiyemo na jambo SBR ngo kwezi kwa 10 ngo baragufashe October ngo bakugize ukwezi ko kwibuka abahutu nubwo bitaragira imbaraga ngo wenda bibi ibintu biri official naratanga ariko mbonye Dr Theogene nawe abyinjiramo donc bigeze ku rwego abantu basigaye avuga ngo niki cyatuma ninjira muri kiriya kibuga cya politike mu mbaraga imeze nko gusambura kigamijwe ngira ngo nukurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ariko bakoresha inzira zose zishoboka harimo n'izidakwiye so reka rero kugeraho umuntu nyine ajya gwimye so rero Mutabazi kuvuga ngo ni umunyapolitike nuko ntago nzajya gukora isesengura amateka rivuguruza uyu muntu uri kutuzanamo inzibutso zidashoboka no mu Budage ngo ngewe ndi pasteur yes avuga ko ari umunyapolitike kandi nta shyaka rye ryanditse mwani magambo aravuga ko bafungura ikibuga bivuze ngo ni umunyapolitike uri gukinira hanze y'ikibuga none reka munanye Mutabazi mpite nzananye ndi umunyapolitike ukinira hanze y'ikibuga noneho tugira undi mukino dukereye hanze y'ikibuga turebe uburyo uwo mukino hanze y'ikibuga utasabota umukino wo bari mu kibuga bamaze kwinjira muri politike noneho mvuze ko nayinjiyemo nabanjiyemo kumugaragara umva nse nibisobanura nabansa n'uwirengagije ko abantu banyise umunyapolitike na mbere kabiri mvuze ko ninjiyemo babikwisa ariko wowe utarabigaragara kabiri mvuze ko ninjiyemo abantu bagira ngo hari ibintu bishya nje gukora bakambaza nazagenda no ibyo mwambonaga nkora ngiye kongera mbikore gusa nimba nakoraga byinshi bivanze none ngiye ku kubisasanura none muri kimwe wiyambuye iki politike yo hanze y'ikibuga cya pote ntabwo ngo hari ibyo niyambo ahubwo ntago nzajya ngaragara muri uwo mwambaro cyane kugira ngo bitanambuza kuko urumva nimba umuntu wenda kijyeho niba tuvuge ndi kukubaza umva icyo nshatse kubwira iyo umuntu ari umuririmbyi ariko akajya mu kibuga ntago yagera hagati ngo atere chorus agomba kuba ashyize ibyo ariko umukinnyi tuvuge ubundi nuko ibyo chorus akabisiga ku ruhande kugira ngo akore hariho abamateri mu mwuga runaka so wowe ugiye kuba professional muri politiki nukuvuga ngo waje kuvuga kuri apotre umwigisha uri nari gukomeza gusa n'usobanura ni ukuvuga ngo nimbona ahantu mfite imbaraga
zo kuba urabona His Excellence akunda kutubwira ngo ndashaka umunyarwanda ugira uruhare mu bimukorerwa. So ngiye Mutabazi nkavuga ngo rero nimbona dufite umurongo, dufite amateka, dufite ibyemejwe na UN, hari n'undi ushaka kuzana ibindi byo ku ruhande kandi bigamije gusenya. Hari uwo mumama nakomeje kuvuga ngo ufite politiki yo kugumura, ni Ingabire Victoire. Nubwo yangize nka target personally. Undi apoti wewe ujya kwataka Ingabire Victoire urugero uretse nkubaze ikibazo, uramukweshoninga kandi hari leta, hari amategeko, kuki utabiharira amategeko ngo harire na leta? Wowe nkawe ibyo umuntu ari gukora abikoze ari muri politike officially, navuga nti ubwo ordre interne izagira uko imureba. Abikoze afite ishyaka wenda nk'uriya wavuze ngo twumvikane n'imitwe, byahendorinzwe nawe agomba kuhendorinda kubera kari mu kibuga. Ariko Ingabire Victoire afite ishyaka. Ndi kuvuga ibintu byo hanze y'ikibuga. Sinshaka ko umukinnyi azaza guhagarika wenda umuntu uturutse muri tribune ashaka kwinjira mu kibuga guperitiriba umukino. Uwo muntu uturutse muri tribune agomba guhura na Mutabazi tugakina uwo mukino wo hanze y'icyo kibuga kugira ngo bitabangamira umukino wo mu kibuga, kandi inyungu ni z'abanyarwanda bose. Kuko numbwira ngo umuntu araza azana iby'urwibutso ngo rw'abahutu atarajya kubwira abadage ngo nabo nibateze ubwega bahabwa urwibutso rw'abadage, icyo gihe njyewe nimureka biraza gutuma uriya muntu uri mu kibuga kuri 7 cyangwa kuri 3 areka ibyo yarari gukina umukino upfe, aze gusa naho akina, reka nimba ariko ndabyita akina n'uyu muntu kandi batari mu kibuga kimwe. Ibyo ngibyo rero Mutabazi nkavuga ngo ni kwa kugira uruhare kuko ukunze cyangwa se wemeranya n'umurongo uhari. Ariko si nibyo gusa tuvuga ngo turashaka kubaka, noneho tukiraho ngo Mutabarega niba tuvuga ngo turashaka kubaka ubukungu bwubakiye ku bumenyi n'ikoranabuhanga, uretse nkubaza ikibazo kimwe, iyo ni knowledge based export oriented economy, ushobora nanone kuza ngatanga umusanzu kugira ngo bigerweho. Niba uje mu bintu bisanzwe bihari, ntabwo nje nsanzwe nzanakora ibyo nsanzwe nkora, ariko uje mu buryo buri official kuko umva hari ibyo ugiye kureka. Urugero nimba hari kwimura abantu ba Kangondo, byagaragaye yuko abantu bajyaga bisaza ba Kangondo batarasobanurirwa, ariko hamaze gufata umurongo wo gusobanura. Nawe urimo warabivuzeho nabyo bintu nabyo narabisobanuye. Nabisobanuye mu buhe buryo? Navuze ngo bigaragara ko noneho ndumva ari umuntu ushinzwe igenamigambi ry'imiturire mu mujyi wa Kigali na Mukurarinda bakoze ikiganiro kuri RBA, basobanura neza case buri muntu wese ukurikiye ubwo busobanuro. Bakavuga ati abantu twabavanye convention, abandi bava Kimicanga, baragenda bava mu kajagari kamwe tubishyuye bajya gukora Kangondo. So noneho mu igenamigambi tufata umurongo uvuga ngo reka noneho tubatuze. Ibyo ni ibintu mu yindi mijyi no mu bindi bihugu bikorwa. So kubera ko batanze amabwiriza cyangwa se bavuze abantu Kangondo n'utagiye kuri case abakangondo bavuga itegeko, kandi itegeko niryo bakurikizaga. Icyo ngerageza kuvuga, reka twigire ku byacu. Icyo ngerageza kuvuga wenda nk'urugero nari ndutanze kuri Kangondo, ugasanga umuturage nyuma yaje kugenda anezerewe kuko yasobanuriwe. Donc bikagaragara yuko ikintu cyari gikenewe na mbere byari gusobanura. Mutabazi nge nshobora kubona hari gahunda iriho, nge nkegera abantu wenda bayirimo hagerageje gushaka ubusobanuro, nakumva nyisobanukiwe nkaza nkabwira abaturage, ntategereje ko wenda ubuyobozi buruze nkagerageza muri bya biganiro tuba dukora. Ariko noneho ntubikora ari cya kiganiro uje wenda kuvuga ngo kuri trend n'ibiki, ukagikora usa naho ugaragariza uyu muturage inyungu afite mu kujya mu Busanza, inyungu afite mu gutuzwa ahantu hari ibikorwa remezo. Noneho ugasanga nubwo utavuga ngo officially uri muri politike, ariko icyo gikorwa uri gukora kiri politike. Ikindi ntabwo mu itegeko nshinga mu ngingo ya mbere avuga ngo ubutegetsi bwose butangwa n'abaturage, ntabwo babutanga ngo uvuge ngo ntabwo bisigarije. Ni nko kuvuga ngo iteka umuturage buriya n'umunyapolitike, ahubwo akabigendamo neza kugira ngo atabusanya n'amategeko ubwe yishyiriyeho cyangwa se abamuhagarariye bashyizeho. Uruhare rwe rwose ruba ruhawe ikaze mu gihe uruhare rwe rutari bubangamire amahitamo y'abaturage. Kuko tukiri aho ngaho nyine nakikubajije, ndakubwira ngo hazabamo kwirinda byo, hari ibyo ntazajyamo kuko nzi ko bigomba gukorwa n'abari mu kibuga. Ariko nanone wowe uje mu kibuga cya politiki
bya nyabyo. Oya, uvuze ko nje mu kibuga cya politike yabiyo nyitari iyindi Ko wari usanzwe ni hanze yacyo. Uravuze ngo uri umunyepolitike wabikwa bivuze ko wari usanzwe none uri we ubashe gukora iki? No bigusana muri uburyo bigusana muri uburyo hari kuba wari wicaye muri tribune cyangwa se wajya guzukica muri tribune mu bafana noneho umunsi umwe ukazisanga muri babana barengura imipira nagiye mbona banasohoka n'abastari y'umukino ugiye gutangira byanga bikunda bari abana barengura imipira bari part of the game nuga tajya gutera penalty cyangwa make nawe uri ku ruhande rwa politiki so ugiye kwikinira ku ruhande nimba nari muri tribune noneho nkaba nambaye twadukabutura bambika abana bari burengura imipira byumvikane yuko iyo mipira tunarengura tutazemera yuko ari usubiza mu kibuga kandi ari mundi bityo bikaba bya pertribe umukino cyangwa se ukazisanga kuri za ntebe noneho abantu bicaraho bari no kwishyushya ku buryo koca bakeneye yavuga ati reka turebe ko watanga umusaruro hano ibyo ndagira ngo abantu batazabyitiranya uko kwegera ameza kwawe kuki uhisemo kumva ko ugomba kuza kuri side yo kurwanya abarwanya leta y'u Rwanda urabona leta itabishoboye kuba yabikora ibyo yakoraga ntibihagije reka nkwereke kuki utaza mu zindi ango zindi kuko zihari ari reka nkwe nk'urugero rumwe leta rukwereka byanga bikunda hari ibiganiro byagiye ba mu rugwiro wenda n'urugero n'ibindi biganiro tutagezemo nk'abaturage ariko tuzi ko byabayeho bashaka kuba baradressinze ishu y'icyo kintu kivuga ngo urwibutso se ngo rw'abahutu ikarangira ariko bariya abantu barwanya harimo nabo ba Dr Theogene wenda barabizi ko ibyo biganiro byakozwe ariko kuko bo bakeneye gusabota abari mu kibuga barahita bongera bazamura icyo kintu kuko bumva yuko ari ikintu gishobora kugira imbaraga ariko barabizi neza ko batari mukuri abantu babisunika bamwe barabizi ko batari mukuri ariko bakavuga ati kiramutse gifashe cyangwa se turamutse dukeneye kugumura abaturage gishobora kudufasha uyu mumama mugarukaho waje ayoboye FDU inkingi uretse ko muri no misi ntakunda kumva akoresha ijambo cyane FDU inkingi ariko mu gihe cyose ataritandukanya na ideology zayo z'amacakubiri ubwo nige numva ko ari zagifite ariko nawe nigeze mwumva kujya cya Safari Nyubaha akoresha amagambo ameze nk'ayo umuhungu nakubwiraga donc abantu bafite politiki imeze ngo niki twakora tukagumura abaturage donc byande abantu bavuga ngo revolution struggle and whatever bo barashaka kwikora baciye mu baturage ndetse uzumva abantu benshi bamentioninga Egypt baturibuka muri Egypt ni miliyoni 101 ariko barahagurutse basa naho abaturage ubwabo bafata ubutegetsi nabo bagashaka guprovoka ikintu nk'icyo ngicyo muri Tunisia so rero nabo bagashaka guprovoka ikintu nk'icyo mu Rwanda ariko njyewe mu nyandiko nkora muri iki gitabo nkagaragaza uburyo icyo kintu kuba bagishaka kugihagurutsa barashaka kugihagurukisha ikinyoma one muri Egypt ntago cyakozwe n'ikinyoma kabiri barashaka kugipushinga bo barangije gutegura uburyo bakongera bagakora indi round ya genocide ku batutsi icyo kintu nkagerageza kukigaragaza nubwo ari niba ruwananditse nsaba yuko Prosecutor General yashyiraho mandat d'arrêt international kuri Padiri Nahimana Thomas so ahangaha nkavuga ngo biragoye yuko mbona abantu bo muri leta baza bagafata nimba abo bantu bavuze ngo ukwezi kwa 10 bagiye gukora ngo ari uko kwibuka bagahera ku itariki ya mbere ya kabiri narabikurikiraga nkagira ngo bazabivaho ko babona yuko ibyo bintu atari bizima ariko ukabona bageze ku itariki ya 10 n'ibindi nkavuga nti ntago cyabari cy'ubwenge abari mu kibuga cya politike bashushe naho baretse gukina umukino bakaza gosha imvururu ziri hanze y'ikibuga kubera ko umuhuriga umwe n'undi mufana so bameze nkaho bari guconcomerana birasaba yuko bikorwa n'abantu batari mu kibuga hari hagati ariko nanone bari part of the team igize umukino reka twihuse wenda kugira ngo mu by'ukuri navuga ngo bisobanuye bigasobanuka gendagira ngo usobanure mbashije yawe muri politike igiye gukuranga imikorere igiye gukuranga muri politiki imikorere igiye kundanga nta nubwo ari ibintu byinshi byanga bikunda ntago hazaba arimo akazi kenshi nk'abakabari mu kibuga nkuko nakubwiye abantu bari hanze y'ikibuga ntago wasanga atutubikana cyangwa se yagize cheville kameme uri hanze y'ikibuga n'ibyo yagira ibyo akora biba ari bito ugereranyije n'abari mu kibuga rero navuga ngo hazabaho gusa n'uwiga system ukikora imirongo ihari kugira ngo igihe waba ukenewe utazaza umeze nkaho uri umuntu uri kujya mu bintu utazi ndatekereza ko n'abari abantu baba bari hanze y'ikibuga coach nubwo aza kubinjizamo nabo bakurikira umupira aho ugiye baba bareba
byanga bikunda ku buryo coach yanamwegera akamubwira ati si wabonye ko hari ahantu imipira iri gukunda gutera ikibazo ngwino winjire kandi aho hantu uze kuhitaho cyane. So byanga bikunda rero ni wa muntu uri hanze y'ikibuga ariko wifitiye icyizere yuko cyase wiyumvamo ko yinjiye mu kibuga nawe yatanga umusaruro we, none wowe icyo ukora ukarebesha amaso yawe to observe, ukareba kandi ukiga. Ariko nanone umupira urajya guturuka hanze cyangwa se n'umuntu urajya guturuka hanze yinjira mu kibuga ko bya pertribe umukino uraza kugira icyo ukora, nubwo kiraba ari ukubanza kuvugisha abo bireba kugira ngo nanone kandi utaza kuba ari wowe usabota umukino. Gusa Apote wancanze nta bintu bini wowe wancanze cyane impamvu uri kuncanga uburyo bisobanura impamvu uri kuncanga urashaka kuncanga nyine urakina wowe umenyereye uburyo tuzi ku bandi. Donc wumvaga ko umuntu avuze ngo Mutabazi n'umunyapolitike yagombye guhita azana imirongo agahita akubwira agenda ibintu bitandukanye. Oya, ni ukuvuga ngo udafite papa se ntugire objective uje gukora iki? No, ni ukuvuga ngo objective zisanzwe zihari kuri Mutabazi zirabaye ziranahagije. Uje guhindura iki nta gishiza? Ni ukuba hanze y'ikibuga ukurikira umukino wiga. Umukino warangira umva mbwire ibintu ntabwo byumvikana. Umukino ushobora impamvu bitumvikana umva icyo nshaka gusobanurira. Uje kuba hanze y'ikibuga ukurikira umukino tumeze nkaho ukuntu umuntu ateye ameze nk'uwumva iteka ibintu iyo bidasa n'ababandi biba atari byo. Kubera ko abazi iteka baza gutya, urumva ko Mutabazi aje agomba kuza agahita nakumenyesha ko agiye gushinga ishyaka, agomba no guhita kumenyesha ko aziyamamaza, agomba no guhita kumenyesha ko wenda hari ibyo atemeranya nabyo biri hariya. Noneho rero biragutunguye kubona umuntu uzavuga ngo ndemeranya nabyo 100%. None suje gukora iki? kuko ubundi reka mubwire muri politike ufite iryo jambo uri gukoresha ubwaryo ntago ari ryo kuvuga ngo reka mubwire nuwangu ugiye kumbwira ibisanzwe biriho. Reka mubwire nyine ikintu gishya kuko abantu icyo bake niba ugiye kumbwira ibisanzwe biriho, ugiye kumbwira koma basanzwe babikora. Utandukanye n'umuturage utari reka ngo urugero rusanzwe utandukaniye n'umuturage wa reka ngo urugero utandukanye wa Gikongo utandukanye n'umuturage wa Musanze utandukanye he uko umuturage. Reka ngusobanure muri ubu buryo uraza kubyumva. So mu itangazamakuru ntekereza yuko itangazamakuru ryo kuri televiziyo CNN, RTV rigihari, ibintu bya YouTube binaje batekereza ko ari ibintu biri hariya biri ntabwo bumvaga ko one day hazabaho RMTube ifite subscribe miliyoni 40 itumira le president abastari bose amateleviziyo amwe atashobora no kubona, ariko Ellen DeGeneres akaba ashobora kubabona kuri platform ye. So byanga bikunda rero hari igihe hashobora kuza ikintu kije mu ishusho nshya abantu bajye biga ko bibaho, ariko nanone hatagira n'umva mbivuze gutya ngo agire ngo ni ngiye gukomeza cyane cyangwa se kugira birebire cyane, ahubwo ni ukuvuga ngo Mutabazi agiye kureka ibindi bintu bivangavanze yashobora kuba yakora uretse ko kwandika byo ntazabihagarika. Ubwo bivangavanze tuvuge nk'urugero abantu no nimba nakoraga ubushesenguzi mu kanya nkajya muri showbiz nkaba nari mfite contract kuri TV ya showbiz ngomba gukora ubusesenguzi kandi ari ya showbiz, uko byamera kose icyo kintu kigiye kwigizwa ku ruhande. Kwandika ibitabo byo nzakomeza kwandika ibitabo byo nzakomeza byandike. Ku mukozi w'Imana ntekereza yuko itegeko nshinga cyangwa se amategeko agenga ibintu by'abanyapolitike akubuza kugira umwanya politiko no kuyobora itorero at the same time. Ugomba kurekura kimwe. Ntibivuze ngo ntago uhagarika kuba apostle, ntibivuze ko uhagarika kuba shehe, ariko ntago abashehe ujya kwigisha mu musigiti uri na minister, donc iyo wahawe za nshingano noneho ziri active, kubera ko abaturage bagomba kubonamo umuntu uri net, ndetse no mu mvugo zawe ntago uri buze gushyiramo ibijyana wenda nuko wizera kugira ngo abantu bose bibonemo. Ariko mu gihe icyo gihe kitaragera ufite isezerano ryo kuzaba mu ministry cyangwa uzaba ntuza kukumva ne? Oya, ndi kuvuga mu n'urugero, ndi gutanga ingero kugira ngo byumvikane yuko igihe gikwiye kigeze hazakorwa ibikwiye gukorwa kugira ngo nimba ari umusaruro utange kandi bijyanye n'umurongo. Ntabwo rwango ndi kwitegura, ahubwo ndi umuntu uri interested na politics, so I watch, I observe and learn aho ngaho ku ruhande. Nanone nk'umunyarwanda ntabwo Ingabire Victoire azatuyemo amacakubiri ngo ntegereze ngo buriya wa muntu uri muri politika azaza musubize,
kandi uko byemera kose hari ikintu ubuyobozi bwadukoreye cyiza, nuko bwasirimuye kandi bwigisha educated, bwigishije umuturage, uyu muturage ku buryo ushobora gukora ikintu kitari mu murongo akavuga ngo ya ibyo si byo, bityo muri kwa kugira uruhare mu bidukorerwa hashobora no kubaho urwo ruhare rwo gutsindagira, kuko numbwira ngo nta purpose mfite, icyo kintu nagihakanye, kuko gutsindagira ntabwo ari uruhare, gutsindagira se bazasanga batabikora, gushimangira ntabwo ari uruhare, bafite abafasha myumvire ubwicu uzaza gutsindagira gutaha. Reka mwe nk'urugero rworoshye, reka mwe nk'urugero rworoshye. Hari abantu bakurikiye igitabo cyanjye barambwira ngo natwe twagiye tumva bamugana ibyo bintu by'urwibutso bituvanga, okay, tukanga kubyinjiramo, ariko noneho ubusobanuro duhaye tubonye neza ko urwo rutariho, rudakenewe, rutazigera runabaho, kuko byaba bivuguruje amateka byatubayeho. So urumva ko nimba uyu muntu umusobanuriye, mbashe gusobanurira abantu 100 nimba tubafite, uruhare rwanjye rurangirira aho ngaho. Igitabo turakizaho ku kindi gice, ndashaka jya usobanurire ibijyanye n'ubuje muri politike. No, kumbwira uri gukoresha imvugo yawe ijyana no kusanzwe ubifata, njya aho hantu nkayirinda kubera yuko wavuze arwahita mbona mu basanzwe bazavuga ko bayinjiye. Baretse nkwereka wavuze ngo jewe ni arwahita mbona muri ubwo niyambuye amakote, sibyo? Hari amakote wiyambuye, harimo apotre, harimo ubusesenguzi. Ntago amakote bayiyambura, uravuga uti sinzongera kwambara mu ruhame. Nese ugize gute? Ntago imyenda ntazanya no kuri kamera suko ntayitunze, utandukanye n'umuntu wambaye iri no mu myenda yanjye, ari we muri salon. Oya, iri mu myenda, iri mu myenda ntambara hano kuri kamera, ntazaza nco no gwanti najyaga nambara ama-t-shirt kuri kamera, ndabihagaritse kuzayambara, ariko zivuze ko bivuye muri make woho icyo gihe ushaka turi kunyemerera winjiye muri politike mu buryo official cyangwa uyinjiye nuko nzayinjira mu buryo buri official umunsi coach na arbitre nzaba mbona hari igitekerezo bafite cy'uko ngomba kwinjira mu umunyapolitike se mutaba ku munyapolitike. Rero niho nge nshatse kuvuga yuko ndabizi ko buri muntu wese ni umunyapolitike, twese tuyibamo tunayikoreramo. Ukina politike, romete netre politique, ukina politike, wavuze uri umukinnyi urenga umupira, nuva ufite work muri ntuza muri ground, muri ntuza mu kibuga cy'umupira, uri umukinnyi wa politike, ukina politike. Nuvuga ijambo gukina, ndi kwirinda yuko wampuza n'amagambo abandi bakoresha, ndi kwanga yuko umuza n'amagambo abandi bakoresheje, abantu bagahita bambona mu mbone y'uvuga ngo ngo buriya Mutabazi ngo aramutse ahagaranye n'abantu batatu yaba hafite ibintu. Niba hari amakote wiyambuye, hari ayandi ugomba kwambara. Amakote mpagaritse kwambara mu ruhame kugira ngo mbashe kugira gute kwiga. Yego, ugiye kwiga se politike? Ahubwo bikivuze neza. Hanyuma icyo bava cyo kujya gutsindagira sibwo kigihe. Umva none nkubwire mu buryo bumeze gutya. Kandi ndagira ngo udakoresha imvuga abandi bakoresheje, ko naje gusanga abantu bahita bakubona mu yindi mboni yabo. Abantu biga MIT bashobora kujya gukora internship muri Microsoft, ariko bariga, so bari kwitoza, bari gukurikiranira hafi, uje kwitoza, ariko kuvuga ngo icyo cyo gutsindagira no kurushaho gufasha wenda kankwereke uje kwitoza mu bitabo n'amashe kwandika. Dore ibibazo byanjye nshaka kusubiza, tujya kuri sije yacu ya nyayo yo ku gitabo. Hari uri umukinnyi wa politike, uje gukina politike, uje kwiga politike, nibyo bintu bitatu. Nkunda politike kandi nje kwiga politike. Uje kwiga politike, urakoze cyane. Kugira ngo tamuza n'izindi mvugo zane, kandi bavuze ngo nje muri politike, nabonye bahita bakora ibindi bintu. Uje kwiga politike kugira ngo bikumarire iki, ugere ku kipapasi yawe yo kugira ngo wige politike ni ndavuga kuri sehemu yawe na sehemu y'urugero. Reka mubwe mu buryo bw'inganda, umuntu ashobora kuvuga ngo ndi kwiga iby'inganda, urashaka gushinga uruganda cyangwa ufite uruganda, ngo yandi kwiga iby'inganda. Icyo gihe ushobora kwiga iby'inganda, umukozi umwe yazagira ikibazo cya accident cyangwa se imyaka y'ubukure, ukazinjira mu ruganda ugakomereza ahandi, ariko wenda waba warakoze internship, waba waragiriwe n'ubuntu bwo gukorana nawe, ukazakomerezaho neza n'umusaruro ugakomeza ukaba sawa. Noneho ariko hari n'undi uza akiva imahanga ati nge iwacu bafite umutahi, nge nshinga uruganda no ku kigo cy'indege ndabatangarije. Ibyo ngibyo wagira uko ubibona, ariko abantu ntibitege yuko hari ibintu ngiye gukora bishya ntajyaga nkora. Nimba barigeze bambona, niba nta bishya utigeze ukora, uvuze ko washyize ibintu ku murongo, ugiye gushyira ibintu nyine ugafashe ntuza icyerekezo.
niba nabyumvishe neza sibyo biko biri mutaba wafashe icyerekezo bimwe bishyira ko niba nta bishyuzanye muri icyo cyerekezo cyawe ibyo nari nsanzwe nkora ngiye kubikora noneho kinyamwuga bivuze ko ufite ibishanye bigiye kuzana oya ngiye kubikora mu buryo buri full time sinzi nimba wenda ubyumvishe muri uwo murongo ugiye gukora politike mu buryo buri full time ngiye gukora ibyo nari nsanzwe nkora byo kwiga ugiye kwiga politike mu buryo buri full time ngiye kwiga no kuobserva no kuba nakora internship aho mpawe karibu yazo nose kuri umunyeshuri kugiye kuba umunyeshuri uhoraho bizamarira iki wavuze ko akenshi kunze kuvuga ko nyine urashaka kwevita ufite ibyo ushaka kugezayo ufite abantu ikintu abantu bagomba kumva ikintu abantu bagomba kumva ni cyuko buri munyarwanda biri mu ruhare rwe yuko ubonye hari umuntu ushaka gusenya ubumwe bw'abanyarwanda ushaka gukoma mu nkokora amahitamo y'abanyarwanda kuko nimba ari ikintu abantu bagomba kumva bakanuba bakanazerereza amahitamo y'abanyarwanda naho ataba yawe amahitamo y'abanyarwanda hari ikintu nakunze muri Amerika bajya baguruka nko muri no minsi ndi gukurikira usinkire filime sinkire ibindi bandi kwirebera rari ya Donald Trump ibiryoshye cyane noneho aho bamushyiriyeho ibirego byinshi bya Mar-a-Lago then nubwo bajya hariya aba Democrat aba Republican nabonye ari n'umuntu w'umudamu wasohotse mu ba Democrats bitewe n'ibyo yabashinjaga uretse ko yigeze kwiyamamaza ashaka kuba president avira mu majonjora ariko nubwo ibyo biba bimeze gutyo mu ntambara muri Ukraine none niba tuvuga intambara muri Ukraine ntago ari intambara yarashe Washington nuwango bose kuri sécurité nationale nta mu Republicain nta mu Democrat ziriya media zabo nuzireba muri Ukraine urabona yuko zifite bias rwose donc amakuru yabo bayakora ubona neza yuko bari gukora propagande médiatique iremereye yo gutemera hitaka abarusiya ariko nkavuga ngo nkeneye kuzabona u Rwanda natwe naho waba hari kamwe cyangwa tubiri utabona mu mboni imwe n'abayoboye ariko hari ibintu tugomba kugira common ground ariko mu Rwanda usanga no kuri national security umuntu arashasa abantu banyabimatango kuri ya muntu ari muri politike yafatwa bakajya hariya bagakora bakamera nk'abakoze manifestation so ukabona yuko izo societe wenda zinadushuka ngo dukore ibintu nk'iby'iwabo nje mbona baturya ubwenge kuko sindabona ku kibazo cya Ukraine babusanyije sindabona ku kibazo cya noneho urumva uwenzi Ukraine ukawarashe muri Amerika katikati nta kubusanya ntabwo wasanga ari bo barimo basa naho batera bakitera reka tuve kuri iyi ngingo tubwire abakunzi Mutabazi ari kwiga ari no kuobserva full time aje kwiga niyo mpamvu batazamubona mukateye kose uje kwiga muri faculty uje kwiga muri faculty uko byamera kose hari ukuntu umuntu atangira yiga troncome uje muri troncome specialisation ayihabwa uje muri ntagayiha uje muri troncome troncome wese araza kubangunje muri troncome ariko bigeze kuri hege na meg hari abantu ngo baba bari ahantu runaka bakavuga bati rero wowe twagushyize muri hege kandi ntutubaze cyane wowe twagushyize muri mekefe gutyo so mu by'ukuri ndagira ngo nkure urujijo kubera ko hari igihe ukoresha imvugo ngo winjiye mu kibuga hari n'abandi bayikoresheje abantu bakagukekamo kuje gukora ibyo bakoze ubundi se kwinjira mu kibuga mutwaye iyo mvugo mufite ibishya byawe ufite iyo mvugo nimba nkubwira ngo ikoreshejwe byatuma abantu babona ibitandukanye n'ibinzanye kandi ngende umugabo ufite creativity wemera creativity ukunda creativity ko ushobora kuza mu buryo bwisa cyangwa bwihariye ugakora ibintu mu buryo bwihariye mu gihe cyose byaba bitanga wa musaruro wari ukenewe kadushimira abakunzi ba Bwiza bakuri iki gice cyacu cyambye ikiganiro aho twagarutse cyane cyane ku bishya bya Mutabazi avuga yavuze ko nta agenda nshyashya afite we gushyigikira agenda iriho y'amahitamo y'abanyarwanda kandi aje muri politike aje kuyiga ni byinshi bazakubwira uravuze ngo bazabwira nibuka yuko hari ahantu nashyize nimero ariko n'ubu ndabahamagarira kuvuga ngo nimero ko nayibahaye koko mwampoye iki umva ari hehe abantu baratangiye ngo bari kwibuka barakomeza ku munsi wa 13 gutyo ubwo ni rotaise nyine October njya kuri buri biganiro byose bakoze ndabyumva naje kubyumva ndabandikira inyandiko wenda nzayikubwira mu kindi kiganiro ndavuga ni ibyo bintu muri kuvuga byo kuvuga ngo muribuka
ni ugupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Mbandikira message ifite wenda nka santimetero 70 ugiye nyine muri YouTube comments. Ndababwira nti ibyo muvuga nanjye tugiye muri ayo mateka uretse ko uyu munsi turi banda umunyarwanda nta mutwa nta mutu nta mututsi, ariko dusuye muri bya mateka n'ibyari byanditse mu iboko nanjye nabarwa mu bahutu buzuye batavanze. Nagiye Ikibumba narwaye korera yica musaza wa mama turyamanye, umuti wasigaye ni nje wawumaze. None ibi bintu muri kuvuga kwiyo mbona atari yo mbibonamo nje nuko nandika ntago nandika wenda mbwira umuntu nabi, nandika mu buryo bw'ubuhanga bwereka umuntu fact nta wenda kumwita iki n'iki kimusuzuguza amugana, ariko nkuko byari nagiye ngusobanura ati nta rwibutso rw'Abadage kandi gutya na gutya. None kubasobanura nsoje ngeze hasi ndababwira ngo sindi abantu bakora comment bativuze. Nitwa Apotre Mutabazi Kabara Maurice, nimero yanjye WhatsApp ngiye, nushaka deba kuri yisije naze tuyifungure. Uyu murongo murimo ntaho wageza abanyarwanda, nta kuri kuwurimo ugamije gusenya. Ntegereza ko muri Musabimana Gaspara azanyandikira ati ndumva mfite ibihamya ndakwemeresha iby'ibyo bitekerezo turi kugenda tugira. So nimba rero umuntu yabahaye contact ariko bakayinyura bagakomeza kubiba ibyo bintu byabo, ntago baba bifite n'ikizere yuko ari bizima. Donc ariko bo banejejwe kubikoresha muri form ya propaganda, muri form yo kugumura abantu. Ko nakubwiye ngo abantu benshi bazavuga ngo baje muri politique ngo na opposition, abandi bakaza bavuga ngo nibafungurwe ikibuga, abandi bakaza bavuga ibiki n'ibiki ngo iby'ubuhunzi ngo turi kubona ngo uyu munsi mu Rwanda mu buryo international nta mpunzi yemewe. Kubera iki? Umuntu wese ushatse kuza mu Rwanda araza, ariko nanone umuntu akavuga ngo nzaza nyobora, nzaza nkomeza bya bitekerezo byanjye abanyarwanda tubona ko bitari umurongo utwubaka. None nkavuga ngo nimubona ibyo bintu munini no ngo ntakoresha imvuga abandi bantu bakoresheje zikanyambika isura yabo kandi ntacyo nkorana nabo cyase ntemeranya nabo, ni ukuvuga ngo abantu benshi hano barashaka kubaka politiki yo kugumura abaturage, kandi mu buryo bwo kugumura abaturage bakumva bagomba kuzanye kwiga muri politiki kugira ngo barwaye. Reka tugushimire. Ntago ari cyo cyonyine kinzanye kwa ngo nshizuga cyonyine. Reka tugushimire ibindi bivuga mu kindi kiganiro ko Mutabazi. Reka turekere. Reka tubashimire mugire ibihe byiza.